izi mana z'abagabo, izi mana z'abagore, izi mana z'ibimasa, erega n'umwana wamugira ikigirwamana. Ndagira ngo nkubwire ko ubukene dukenye ni bumwe gusa, n'ubw'ijambo ry'Imana. Muvuga ibyururutse imitima y'Abanyarwanda, muvuga ibyururutse imitima y'Abarundi, muvuga ibyururutse imitima y'Abanyayuganda, ariko mwavugiye ngo Imana, ariko muvuga ibyururutse imitima y'Abanyamerika. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yawe irihe? Kuko abanyamahanga bagushidikanyaho. Ntuzajye ugira isoni zo kubasubiza ko uri Imana y'abapangayi, uri Imana y'abayede, uri Imana y'abanyonzi, uri Imana y'abamotari, uri Imana y'abashoferi. Mana we, uri Imana, uri Imana, uri Imana y'abatezi b'ibiraka. Amaraso yawe, amaraso yawe, n'urukundo rwawe, nibyo byatumye menya uwundi we. Nawe zamura isengesho mu ruhande rwawe, wongera usenga ushimira Imana. Imana yatanze Kristo, nuko imaze kumutanga urisobanukirwa kubw'amaraso ye, kubw'urukundo rwe, kubw'imbabazi yakugiriye. Haleluya! Oya, zamura isengesho ushimire Yesu witanze ku bwawe. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe, nibyo byatumye menya uwundi we. Ibuka impamvu bakuroga ntupfe, isezerano rikomeye wagiranye na Yesu mu maraso ye. Ibuka imigambi mibi mibisha abantu bagira mu ruhande rwawe, iyo ngiyo ntigira imbaraga. Ni Yesu wahabaye, ni kubw'imbabazi ze n'urukundo rwe. Rezote kebo destraive vo anki destaide. Nibyo ndimo ndabona imbabazi n'imbaraga z'Imana byongera gukinguka ku ruhande rwawe. Wewe urimo kunyumva warurushye, wewe urimo kunyumva warunaniwe, ongera ugire kwizera, ongera ugire kurema, ongera ugire gukomera. Yesu aracyakora, Yesu arabohora, Yesu arategeka, Yesu arakora, Yesu agira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Garukira aho ngaho warugeze, garukira aho ngaho warugeze mu kwiyobora. Haleluya, garukira aho ngaho warugeze uri kwicira inzira. Erega izabugufi waraziciye ntibyakunda, izabugufi wazinyuzemo ntibyemera, izabugufi warazishakishije ntibyemera. Haleluya. Reba inshuro wagiye mu bapfumu, reba imitungo yawe washyizeyo ntihagira igikunda, ariko reba ugeze kwa Yesu, umaze kumwizera, umaze kumwiringira. Oh haleluya, ubuzima bwarahindutse, imibereho yarahindutse. Ndagira ngo kuri uyu mwanya wongere uce bugufi, dusenga n'isengesho ryo gushima Imana, tuyishimira ko yaturinze, ndetse na cya gihe wari upfuye watabawe n'Imana. Dawidi niwe wavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi ngo asubize intege mu bugingo bwanjye. Oh haleluya, haleluya. Garukiraho mwene data, garukiraho nshuti yanjye, garukiraho. Yesu aracyateza amaboko, ni wowe ategereje, ni wowe washaka. Haleluya, ngo akurengere kandi akugirire neza. Oh Yesu we, Yesu, ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ngo ariko ukomeza amategeko aho ngo warahirwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Wavuga imbaraga z'Imana bwakwira bugacya, ariko nshuti yanjye ndi kumva umwuka w'Imana hari icyo arimo kumbwira. Iyi ni isaha yo kuruhurwa no kurengerwa n'Imana. Iyi ni isaha yo gutabarwa na Kristo. Iyi ni isaha yo gukorwaho nawe. Haleluya, haleluya. Hari Imana twiringiye igihe kinini, basogokuruza bacu bakoreye, izo ntizagira icyo zimara. Iyo usomye muri Zaburi y'115 haranditswe ngo ntabari twe Uwiteka we, ntabari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro.
ngo kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yawe irihe? Kuko abanyamahanga bagushidikanyaho. Ntuzajye ugira isoni zo kubasubiza ko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yagombaga gukora byose, yihesheje icyubahiro mu byo yagombye kwiheshamo icyubahiro, yagaragarishije imbaraga zayo, ukuboko kwayo, yakoze ibitangaza yagombye gukora. Haleluya! Yatembesheje amazi mu butayu, yagaburiye Abayisiraheli, nuko itanga amanu. Haleluya! Nawe uyu munsi hari ibyo yakora. Yesu arahambaye kandi arashoboye. Haleluya! None ko ibishushanyo babandi basenga ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu, bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo. Haleluya! Nubyiringira wese, Imana itugirire neza cyane. Imana dutabare n'ukuri. Haleluya! Ese kwizera kwacu kuri hehe? Ese kwiringira kwacu kuri hehe? Nibiki bijya biguca intege mu gihe cy'amakuba? Niki kigufasha? Niki kigukomeza iyo wibutse ko Yesu aje? Haleluya! Haleluya! Muririmbyi we yuzuye umwuka araririmba ngo icyo nzi nuko, icyo nizeye ni kimwe, nuko ijambo navuganye n'Imana ritazahera, naho ryatinda gusohora ritazahera. Iyo usomye muri Zaburi 119 umurongo waho wa 49 no kuwa 50 haravuga ngo wibuke Mana, wibuke ijambo wasezeranije ngewe umugaragu wawe, wibuke ijambo wasezeranije ngewe umuja wawe. Haleluya! Ukarinyiringiza. Haleluya! Ukarinyiringiza ngo icyo nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo wambwiye ryanzuye. Haleluya! Nukuri mu gihe cyo kunanirwa kwawe ujye wibuka ijambo wavuganye n'Imana, ujye wibuka ijambo Yesu yakubwiye, ujye wibuka ijambo Yesu yavuganye nawe, ujye wibuka ijambo Yesu yagutegetse. Haleluya! Haleluya! Nukuri Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu aratabara, Yesu ararengera, Yesu agira neza. Haleluya! Ineza y'Imana idutegeke, ineza y'Imana ituganze, ineza y'Imana itugirire neza, ukuboko kw'Imana kukuzeho. Haleluya! 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 Nasomye ijambo riramfasha hariya muri Zaburi ya 91 umurongo waho wa 14 havuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye nzamwitaba. Haleluya! Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza, maze nimara kumukiza muhereze icyubahiro, nzamugirira neza, nimara kumugirira neza muhereze. Haleluya! Imbaraga zanjye. Imana itugirire neza cyane. Haleluya! Ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Nimuhumure, dufite Imana. Imana twasenze ku manywa, Imana twasenze imvura ikatunyagira, Imana twazamutse imisozi dushonje, Imana twasenze atari uko byose byakemutse. Nukuri Imana twaraye dutaramiye, ntago yadukoze isoni, ntago yadutererana. Yesaya 50 ku murongo waho wa 7 hari amagambo aryohera cyane avuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara, kuko umwami Imana azangirira neza nicyo gituma nkomeye, kuko umwami Imana atazansiga nicyo gituma ntajya kure. Rezo pedestrive vode salankebo hoya, kuko umwami Imana azangirira neza nicyo gituma mu bupangayi ngira gukomera, kuko umwami Imana azangirira neza
neza. Niyo mpamvu mu ishuri ry'Imana nkomeza kwihangana, kuko umwami Imana azantabara. Niyo mpamvu nzi neza ko mu rugo nubwo biri kwanga bizemera. Haleluya. Ngo kandi ngo nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Mu maso hanjye ntihacika intege, harakomera hakamera nk'urutare. Abavuga amagambo akamera nk'amazi arutembaho, abaza kunca intege bakananirwa nk'igenda, abagambanyi bagacogora nk'ikomeje, kuko umwami Imana izantabara. Rezo pedestile, abashakira ubugingo bwanjye kugwa hasi ntabwo bazabubona, abashakira gucogora kwanjye ntabwo bazabigeraho, kuko umwami Imana azantabara. Birashoboka ko nawe hari aho wategereje umwami Imana ngo agutabare, bikanga, bikabura gica, bikabura inzira, ariko komera, shikama, ihangane, kuko umwami Imana azagutabara, kuko umwami Imana azakugirira neza. Humura nshuti yanjye, erega yagukunze akaramata, ntago yagukunze urumamu. Abantu bagukunda urumamu bikemera, abantu bagukunda urumamu bigakunda, ariko kuko umwami Imana yagukunze akaramata, yagukunze ibihe byose, humura ntacyo uzaba. Humura ntacyo uzaba nshuti yanjye, humura ntacyo uzaba mwene data. Haleluya. Uwiteka ntegera ugutwi usubize, kuko ndi umunyamubabaro ndi n'umukene. Rinda umutima wanjye, kuko ndi umukunzi wawe. Mana yanjye, kiza umugaragu wawe. Haleluya. Akwingiye mwami, mbabarira, kuko ari wowe nakira umunsi ukira. Wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe. Haleluya. Kuko ari wowe mwami curira umutima. Haleluya. Imana itugirire neza cyane, Imana yacu iturengere, Imana yacu igutindeho, Imana yacu ikora igitangaza mu ruhande rwawe. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Ni ukuri, na cyagihe bagusohoye mu nzu, Yesu we ntabura kuboneka. Cyagihe bakwirukanye ku kazi, Yesu ntabwo abura kuboneka. Cyagihe bakwanze muri famiye, Yesu ntabwo abura kuboneka. Cyagihe inshuti zagutereranye, Yesu ntabwo abura kuboneka, kuko ari inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba, kuko ari inshuti itabura kuboneka mu rugamba cyangwa mu gihe cy'umunezero. Ongera wishime, witere hejuru. Nubwo bimeze gutyo, hari umugabo ugukunda witwa Yesu. Nubwo bimeze gutyo, hari umugabo ukuzirikana witwa Kristo. Ntago yakwemera gukorwa n'isoni, ntago yakwemera gucika intege, ntago yakwemera gusubira inyuma, ntago yakwemera kugutererana, ntago yakwemera ku isi kubona we. Yesu arakurinda mu nzira zose ucamo. Yesu umenya ubukene bwawe, Yesu umenya ibyago biri mu nzira ugiye kunyuramo. Humura, Yesu arakurinda. Komeza umwizere, komeza umwiringire, komeza ubane nawe, komeza ugendane nawe. Yesu aragutabara, Yesu aragukiza, Yesu aragukiza, Yesu arakugirira neza. Haleluya. Yabwiye Yesaya hariya muri 54 ku murongo waho wa 13. Haleluya. Yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Haleluya. Imana itugirire neza. Niba wowe wari umurage w'abana bawe, kuko wakiranukiye Imana, kuko wabanye n'Imana. Haleluya. Ese we urumva wabura iki umufite? Wabura iki uri kumwe nawe? Imana itugirire neza cyane. Wisuhuze umutima, wisuhuze umutima. Hababara uwishimye, kandi uwahuye n'ingorane niwe ubona ukuboko kw'Imana. Uwahuye no kubabara, haleluya, niwe uzabona umunezero, niwe uzabona ibyishimo. Haleluya. Imana itugirire neza cyane, Imana itubabarire. Nshuti, hanganira ayo marira uri kurira, ntago wahozwa yutarize. Humura ubwo bushwambaga urimo kwambara, ntago wahindurirwa umwambaro utarambaye ubusa. Ihangane, ihangane. Ibyago biri mu nzira uri
gucamo, ihangane. Amakuba ari mu nzira uri gucamo, ihangane. Imana izakurinda, Imana izakugirira neza, Imana izakurengera, Imana izaguhagararira, Imana izaguhagararaho. Imana imenya ubukene bwawe, Imana imenya ingorane zawe, Imana, haleluya. Ariko Imana ntiyagutererana, Imana ntiyagutererana n'ukuri. Imana ni umukozi w'umuhanga. Hariya 4 muri 17 haravuga ngo yewe nako 11, yewe urengana, haleluya, ugahungabanywa nk'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe, haleluya, nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Imana itugirire neza cyane, haleluya. 17 hari amagambo anezeza cyane, haranditswe ngo haleluya, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, haleluya. Izo ngizo Kristo azohereza amavubi azifate. Ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya zizagira icyo zigutwara. Uwiteka azohereza intare, haleluya, nuko zikore flo, zubaka uruzitiro, izo ntwaro zizisame. Ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukurenganya, haleluya, ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza cyane. Ngo nta yindi mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko yanjye. Nta yindi mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko yanjye. Ijambo nasomye hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 40 ku murongo waho wa mbere, haranditswe ngo nimuhumurize abantu banjye. Imana integetse kubahumuriza. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize pe. Oya, nimuhumure, ntacyo tuzaba, ntago tugipfuye. Abatekereza ko turi abatindi, ntago tukiri abatindi. Abari bazi ko turi abakene, ntago tukiri abakennye. Ubukene dukennye ni bumwe gusa, nubwo ijambo ry'Imana. Muririmbyi yuzuye umwuka aririmba ngo nimuze tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe, haleluya. Haguruka uko biri kose, haguruka uko bimeze kose. Imana itugirire neza cyane. Muvuga ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, iyabo mu Rwanda. Muvuga ibyururutse imitima y'Abanyarwanda. Muvuga ibyururutse imitima y'Abarundi. Muvuga ibyururutse imitima y'Abanya-Uganda, y'Abatanzania, y'Abanyakenya, y'Abanyasomali, y'Abanyanigeri, y'Abanyatogo, y'Abanyazimbabwe. Muvuga ibyururutse imitima. Ariko mwavugiye ngo Imana, ariko muvuga ibyururutse imitima y'Abanyamerika, y'Abanyakanada, y'Abanyaustralia, yaba mu Bubirigi. Muvuga ibyururutse imitima, oh haleluya, y'imigabane iri ku isi, Afrika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Oya, muvuga imitima. Ariko mwavuze ibyururutse imitima koko. Imana itugirire neza cyane, Imana iturengere n'ukuri. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Aba bantu bamaze kubona iri jambo ry'ibyururutse imitima muri Yesaya 43, ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe, wakuremye weho runaka, wakuremye weho nyira runaka, haleluya, 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 wowe Yakobo, kandi
akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya. Ufite ubwoba bw'iki? Witinya. Nubwo ukiri mu bupangayi, ariko inzu yawe irahari. Nubwo ucyambaye ubusa, imyambaro yawe iriho. Hari yageze ku isoko, hari ikiri mu ruganda ugomba kwambara ukaberwa, kuko ijambo ritubwiye ngo witinya, kuko nagucunguye, naraguhamagaye. Haleluya. Mu izina ryawe uri uwanjye. Aya ni amagambo Uwiteka antumyeho, arimo avugana nawe anyuze muri njye. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Nuca mu migezi, ntizagutembana. Nunyura mu muriro, ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Umukiza wawe. Erega nagutangiyeho incungu, nagutangiyeho Egiputa, incungu na Etiyopiya ni Seba, nahatanze ku bwawe. Imana itugirire neza cyane, kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa nanjye. Nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Imana itugirire neza cyane. Mureke dusenge Imana, mureke dusenge Imana. Ariko nitwaba turi gusenga Imana, ndakwinginze imitwaro yawe yizane hafi kuri Yesu. Nta kimunanira. Hafi kuri Yesu byose arabishoboye. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo nta n'indi mana nzakorera, nta n'indi mana nzaramburira amaboko yanjye. Imana itugirire neza cyane. Ese uzabaka Joshua? Joshua niwe wabwiye Abayisiraheli ati umva rero, ibintu byo kwigomeka kwanyu birarambiranye, ibintu byo gukomeza gutukisha Imana birarambiranye, kandi sinzahora nduhanya namwe. Umva, nimwihitiremo. Niba izi mana muri kwibumbira, izi mana z'ibigirwamana, izi mana z'abagabo, izi mana z'abagore, izi mana z'ibimasa, erega n'umwana wamugira ikigirwamana. Ndagira ngo nkubwire ko hitamo niba ariyo muzakorera, niba arizo muzakomeza gukorera. Ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana yacu. Imana itugirire neza cyane. Haguruka wumvire Imana, haguruka wumvire umuhamagaro w'Imana. Aburahamu Imana yaramubwiye haguruka. Aburahamu yitegereje gakondo ya se na nyina. Aburahamu yitegereje na gakondo ye, aravuga hoya Mana we, uranjyana he? Uranjyana he? Uwiteka aramubwira, haramwitangirira ibice 12. Haleluya. Umva amagambo Uwiteka yavuganye na Aburahamu. Haleluya. Uyu munsi ni we Aburahamu Imana irimo kuvugana nawe. Uyu munsi ni we Aburahamu Uwiteka arimo kubwira ngo Uwiteka abwira Itangiriro 12 niho tugiye gusoma aya magambo. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi abazakuvuma nzabavuma. Kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu Isiraheli izahererwa umugisha. Imana itugirire neza cyane. Kandi imiryango yose yo mu isi niho izahererwa imigisha. Imana itugirire neza cyane. Rero mwabuzukuruza mwe, niba muri nabuzukuruza, niba muri nabimvimvi bwo kwa Aburahamu, ndababwira ngo mukomere, mushikame, mwitinya. Imana iri hamwe natwe, Imana iri kumwe natwe, Imana ishoboye byose. Imana yacu turengere, kandi Imana itugirire neza cyane. Ndabashimiye kuri uyu mwanya udasanzwe, kandi ndabashimiye kuri uyu mwanya w'imbaraga Imana iduhaye,
kandi Imana itugiriyeho neza. Reka duce bugufi mu mitima yacu twinginge Imana. Haleluya. Dusenge. Ese ni imbaraga wari ubuze? Ni intege zari zicitse se? Ese n'izindi Mana wari wiringiye? Ese nabakuvanye mu byizerwa? Ongera ugarure ibyiringiro byawe bugufi. Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Nukuri Yesu aracyakora. Haleluya. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, turagushimye. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana y'abapangayi, uri Imana y'abayede, uri Imana y'abanyonzi, uri Imana y'abamotari, uri Imana y'abashoferi. Mana we uri Imana, uri Imana, uri Imana y'abatezi b'ibiraka. Haleluya, haleluya. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana y'abakozi bose. Mana turagushimye. Umugambi wawe ni muzima, sezerano ryawe rirakomeye, sezerano ryawe rirafatika. Wavuganye natwe ko uzaturinda, wavuganye natwe kutazadusiga. Niyo mpamvu tugushimye, niyo mpamvu tukunezerewe, ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko uri umwami w'amahoro kandi ukaba uri igitangaza uhereye none n'ibihe byose. Yesu ukomeze uturengere, ukomeze utugirire neza, ukomeze udukoreho, ukomeze mwami, ukomeze utubere byose, kuko ushoboye byose none n'iteka ryose. Amen, 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 amen. Amashyi cyane ku banyonzi. Nukuri nawe wari uri mu nzu y'ubupangayi, amashyi cyane. Amashyi ku bamotari, amashyi, amashyi, amashyi muzamura amashyi y'Imana. Amashyi ku bashoferi. Imana imbwiye ko itabaye abantu, Imana imbwiye ko irengeye abantu, Imana imbwiye ko ihaye umugisha igihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Imana imbwiye ko ihaye umugisha igihugu cy'u Burundi. Imana imbwiye ko abantu bari imbere zayo bagiriye neza. Razo tetala kebone destide. Hoya umugisha ku bari bugufi n'abari kure. Amahoro kuri mwe, amahoro ku ngo zari zisenyutse, amahoro ku bari babuze uburyo babohoka, amahoro kuri mwe mwese, amahoro bene data. Haleluya. Amahoro n'umugisha w'Imana bije kuri mwe, amahoro n'umugisha w'Imana bije ku nzahare, amahoro y'Imana aje ku barwayi. Rezo nede tribe. Nimwakire gukira mu izina rya Yesu. Imana irimo imbwira aya magambo ngo nkubwire ngo humura, tuza, komera, shikama. Haleluya. Wireba wireba uyu muriro urimo kwaka. Yesu niwe uwujimije, Yesu niwe uwicaje, kuko ijambo rimbwiye ngo nawe Yesu arakurengeye. Ijambo rirambwiye ngo nawe data wa twese aragutabaye. Izi ni saa 9. Haleluya. Ni isaha yo gusubirizwamo, ni isaha yo gutabarirwamo, ni isaha yo kurengererwamo. Imana irakurengeye, Imana ikugiriye neza. Wowe wari wabuze hepfo na ruguru, Yesu arakurengeye, Yesu aragutabaye, Yesu agukozeho. Oh haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye kurangiza umwaka amahoro. Uyu mwaka urawurya ntabwo uzakurya, uyu mwaka uzawutambuka ntacyo uzagutwara. Uyu mwaka leto de selabi de tribe vode strankidego. Uyu mwaka urawutambutse, abarozi babyemere cyangwa babyangura utambuka mu izina rya Yesu. Abakwanga babyemere cyangwa babyangura usimbutse. Cakira amasezerano yawe, cakira imbaraga zawe. Akira urufunguzo rufungura imigisha yawe, akira urufunguzo ruguhesha imbaraga zawe, akira urufunguzo ruguhesha pariseri yawe, akira urufunguzo ruguhesha amahoro n'umutekano, akira urufunguzo ruzanya abashyitsi b'umugisha kuri wowe, akira telefone y'umugisha muri aya masaa 9. Yesu aragukinguriye, Yesu araguhaye, Yesu arakugabiye. Akira. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zirakora, imbaraga z'Imana zirabohora. Haleluya. Imbaraga z'Imana zigutindeho, imbaraga z'Imana zikora ikintu gishya kuri wowe kandi zireme ikidasanzwe ku buzima bwawe.
murakoze cyane. Imana yacu duhana umugisha kandi umwuka w'Imana abane natwe. Reka duturize ahangaha, izina ry'Imana rikomeze rigaragare. Haleluya. Nukuri weho ufite ishaka n'inyota byo gusengana natwe, waduhamagara, watwandikira, byose birashoboka. Haleluya. Nukuri Yesu azi imitima yacu, kandi umutima wawe nibwo butunzi bukomeye Yesu afite, ni weho akeneye. Haleluya. Nibwo Yesu akeneye. Waduhamagara kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 788 322 522 223. Isaha iyo ariyo yose uboneraho umwanya urashobora kuduhamagara, turasengana kandi Yesu arakora ikintu gishya kuri wowe. Haleluya. Nukuri muhumure, mwigira ubwoba bw'amajwi y'imbeba. Twarwanye n'intare turazinesha, amavuba aratudwinga ntitwagira icyo tuba. Nimuhumure, Yesu arahari. Abo Yesu yarinze, abo Yesu yahetse, imvi zirinda ziburuyenzi akibahetse. Rero muhumure, mwere kugira ubwoba, mwere gushidikanya. Iyi nzara bise hagarari kujye, Yesu azayiturinda. Kuko umuririmbyi wa 70 yarambwiye ngo Imana imenya ubukene bwawe. Oh haleluya. Izagucira inzira nakubuyede kaboneke, ariko icyo kurya kiboneke. Imana izagucira inzira. Haleluya. Nizabura uko ibigenza, kuko mu nzira igihumbi Imana ifite. Haleluya, haleluya, haleluya. Izatoranya mwimwe maze yikurindiremo. Humura. Haleluya. Nukuri izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana y'amahoro ikwishimire, Imana y'amahoro ikwiteho, Imana y'amahoro ikurwanirire, Imana y'amahoro iguhereza icyo umutima wawe wifuzaga, Imana y'amahoro ikujya imbere, Imana y'amahoro igucira inzira, Imana y'amahoro ikuneshereze. Reka mbonereho kubifuriza amahoro n'umugisha w'Imana bibane namwe. Abagiye kuryama, muryamane na Kristo, kandi muzindukane inzozi nshya, inzozi zo gutera imbere, inzozi zo guhindura ubuzima, inzozi zo kwakira imigambi mishya, inzozi zo kwakira imbaraga z'Imana, inzozi zo kwakira amavuta mashya, inzozi haleluya zo kwicara mu mugambi no mu masezerano y'Imana. Haleluya. Ababyutse namwe nukuri mubyukane kwitamurura kw'Imana, mubyukane inkuru nziza, mubyukane amashimwe, mubyukane byivugo. Haleluya. Nka cya kindi Dawidi yavuze ngo nuko ngo ifarashi no yari ihese, Uwiteka yabiroshye hehe yemwe mwinyanja. Imana itugirire neza cyane. Mwese mbifurije inzozi z'umugisha, mwese mbifurije ijambo rikomeye riboneka hara mu Migani. Imigani 29 umurongo waho n'uwa 18 havuga ngo iki? Iri ni ijambo ry'umunsi urigendane. Haleluya. Iri ni ijambo ry'umunsi ubane naryo. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ijambo riboneka mu Migani ibice 29 umurongo wa 18 havuga ngo iki? Haravuga ngo aho haleluya, aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko aba ahirwa. Rero gukomeza amategeko aba ariko kukuranga, ayo kubana nawe muri byose, kandi imigisha yose Yesu agenera abamwiringira, abamwizera ituzeho twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.